Reka twizere ko mumeze neza. Hari update nje kubahereza. Nk'uko mubizi ejo ndi ku itariki 21 hari igitaramo kidasanzwe muri Beka Arena kizaririmbamo umuhanzi mpuzamahanga udasanzwe mukunda muri benshi witwa Jihnlegend. Jihnlegend azaba hari ku itariki 21 muri Beka Arena. Yazanwe cyangwa se azaba yazanwe n'uriya muryango mpuzamahanga witwa Move Africa. Ikintu nshaka kubabwira ni iki. Ndagira mbabwire ko hari amatike yo mu byiciro bigera kuri 3 gusa yamaze gushira ku isoko, abantu baraguze ari menshi. Ayasigaye nayo bita ball upper, ayo matike arahari. Ndagira mbamenyeshe ko ayo matike nyafite kandi ku giciro cyiza. Iyo ugiye kuyagurira hano muri ku rubuga rwa Movie Africa cyangwa se www.ticket.rw usanga ayo matike ya GA lower bowl kuri ubu ari kugura ibihumbi 35 iyo yaguriye hano muri Movie Africa yateguye iki gitaramo. Gusa ngewe ndayafite nanjye, wanyandikira muri inbox yakeneye nkayaguhera kuri promotion tukumvikana. Impamvu rero aya matike ya lower bowl upper yageze kuri 35, ubundi abari bateguye iki gitaramo mbere ubundi bari bavuze ko iyi tike izajya igura 30, ariko bitewe n'ukuntu abantu baguze ari menshi yashize ku isoko, aya nayo yarasigaye make yo mu cyiciro cyo hasi bongeye ibihumbi 5, urumva hise biba 35. Gusa ngewe ndayafite nayaguhera kuri promotion. Niyo mpamvu nje kubabwira ibi nyine. Uzayakenera wahita unyandikira muri comment, then tukareba uko naguha amatike nawe ukazaba uri muri Beka Arena uri kurikirana umuhanzi twakunze turi benshi, Jihnlegend. Ubundi harimo andi matike ya silver agura ibihumbi 70 yamaze gushira ku isoko. Hakaza ya platinum yaguraga ibihumbi 135 yarashize ku isoko. Ayasigaye nayo make cyane. Hari n'indi tike ya gold yaguraga ibihumbi 100 nayo yamaze gushira ku isoko. Urumva yasigaye naya ya make yo mu myanya yo hejuru ya GA lower bowl ariyo ndi kubabwira mfite, ngiye kuyabahera kuri promotion. Ubaye rero ufite gahunda ushaka kuzasohokana n'inshuti zawe mukajya kureba Jihnlegend, dore ko azaba harimo na Bwiza ndetse na DJ Toxic nabo bari gutwika, unyandikira muri comment niba uzabashuti bawe bazakenera aya matike ngenda yabahera kuri promotion, kuko no mu minsi mike n'aya make yahari araba yashize, kuko igiterane cyasyo gitaramo murumva kiregereje. Nejo ndi ku itariki 21 hasigaye ibyumweru bigera kuri 2 gusa. Guys, iyo update ino nje kubaha yihutirwa. Amatike mu nyandikire nyabahere kuri promotion. Mbisubiremo ni kuri promotion. Ni amatike ameze neza yujuje ibisabwa. Guys, rero Jihnlegend turamutegereje i Kigali nk'umulegend koko. Tuzahurirayo ari gutwika. Iyi Move Africa yamuzanye cyangwa se umuryango mpuzamahanga, bundi ni umuryango mpuzamahanga utegura bino bitaramo ugamije kwigishirizamo abantu, kuko bagenda bakangura abantu kurwanya iby'ubukene, uburenganzira bw'ikiremwa muntu, uburyo kise ubuzima bw'abantu bwa keeping cyangwa se abantu bakirinda indwara zitandukanye cyane cyane hano muri Afrika. Iyi Global Citizen ni uwo muryango nyine utegura ibi biterane cyangwa se ibi bitaramo byitwa Movie Africa. Bagenda bazenguruka isi yose. Nk'ubu ejo bundi bazahita bajya no muri Nigeria, naho bari kwitegura gukorayo ikindi giterane kidasanzwe. Rero guys, munyandikire mbahe amatike mbere yuko ashira, kuko no ku rubuga rwa Movie Africa cyangwa se Global
Citizen amatike urumva bamaze kuyamara. So guys turabashimiye, iyo niyo update nari nje kubaha, urakoze.